Ntangiye mbasuhuza rero inshuti bavandimwe ba Yezu arakiza. Yezu uhanga ku musaraba abakomoreshe ubugingo bwe kandi abaha umugisha. Uyu munsi rero tukaba turi ku itariki ngira ngo ni 22. Twebwe rero nka Yezu arakiza murabizi tubagezaho inkuru zijyanye n'iby'Imana, ibintu bigiye bitandukanye. Uyu munsi rero tukaba tuje kugira tugaruke ku nkuru y'amabonekerwa yabereye i Musanze, aho Kiliziya itangaza ko yitandukanyije nabo, abahamya ko ari amabonekerwa koko bayabonye. Ngira ngo mwabonye amashusho menshi, abantu bagiye bahaza ari benshi, ibinyamakuru byaranditse inkuru, abakorera kuri YouTube, ibinyamakuru byandika, amaradiyo. Ariko iyi nkuru turagira ngo tubabwire ko ishobora gusa naho atari byo gusa, nta nubwo twanabirenze ingoyi ngo tuvuge ngo si ibitangaza kuko byarabaye, abantu bahamya ko babibonye. Gusa reka dutangire twifashishe inkuru y'igihe cyanditse ku itariki ya 18 z'ukwa mbere 2026. Hagati aho ariko njyewe nitwa Alex. Rero igihe cyavuze ko mu mutwe cyayihaye kigira kiti Kiliziya yitandukanyije n'abavuze ko babonekewe na Bikira Mariya i Musanze. Iyo nkuru rero tugiyeho ko tunyuzemo amaso turebe ibyo ari byo, hanyuma twari twabivuzeho twakoranye ikiganiro na Padiri Tuyishimire atubwira ku by'iyo nkuru, atubwira ndetse n'ibigenderwaho kugira ngo amabonekerwa yemezwe, anatwereka ndetse ko dukwiye kwitondera ibyo bintu tugashyiramo ubushishozi, kandi ni nabyo. Rero reka dusomeye inkuru tumve ibyo ari byo. Ubuyobozi bwa Kiliziya Gatolika mu Rwanda ndetse n'ubuyobozi bw'akarere ka Musanze bwitandukanyije n'amakuru yatangajwe ashimangira ko aka karere habereye amabonekerwa ya Bikira Mariya. Iyi nkuru y'amabonekerwa yatangiye gukwirakwira mu gitondo cyo kuwa 17 Mutarama 2026. Bivuga ko Bikira Mariya yabonekeye abana babiri bo mu rwego rw'amashuri rwa Rwinzovu, ndetse ishusho ye igaragara mu giti cy'ipoto y'amashanyarazi. Iri shuri riherereye mu mudugudu wa Rwinzovu, akagari ka Murago, mu murenge wa Gataraga, aho ni mu karere ka Musanze, aho bivuga ko yabereye ndetse iri bonekerwa ariho ryanabereye. Rero mu makuru dukesha natwe Igihe, bavuga ko ku mugoroba wo kuwa gatatu tariki ya 16 Mutarama 2026 aribwo abana babiri bagiye bakina barimo bava ku ishuri. Hanyuma bageze munsi y'iryo shuri ngo babona ishusho ya Bikira Mariya iri mu ipoto y'igiti, ngo ateruye umwana yambaye imisaraba, ndetse bikagaragara kuri iyo poto ndetse n'ibindi biti byari bihegereye. Rero abantu bakimara kubibona baratashye bisanzwe, ariko ntibyari bidasanzwe, bagenda babibwira ababyeyi babo, ababyeyi nabo babibwira abandi. Gusa nyuma yo kubona ibyo bidasanzwe, inkuru bayisangije abanyeshuri bagenzi babo, nabo bayisangiza abarimu bo kuri icyo kigo, ari nako bakomeza gukwirakwiza iyi nkuru. Kujya gucya huzuye ibihumbi by'abaturage baje kureba ibyo bitangaza. Rero Padiri Mukuru wa Busogo, aho ibyo byabereye cyangwa se aho iki kigo cy'amashuri kibarizwa muri aka gace, havuzweho amabonekerwa. Jean Bosco Nambaje abinyujije mu itangazo yasohoye ku itariki ya 18 Mutarama 2026, yavuze ko kwemeza amabonekerwa bigira inzira binyuramo, ndetse asaba abaturage kwirinda ibihuha. Yibukije abakirisitu ukwemera kwabo gushingiye ku nkingi 3 byanditswe bitagatifu, inyigisho z'ubuyobozi bwa Kiliziya ndetse n'uruhererekane rwa Kiliziya. Ngira ngo tutanyuze mu bintu birebire cyane, reka tujye kureba itangazo Padiri Mukuru wa Paruwasi ya Busogo aho ibi byabereye yatangaje, ndetse reka tunarebe kuri ibi ngibi. Igihe kivuga ko itangazo ryashyize hanze na Paruwasi ya Busogo, naho umurongo Diyoseze ya Ruhengeri nayo yafashe ku byari bikomeje kuvugwa muri ibi ngibi ndetse by'amabonekerwa. Aravuga ati, ndetse haje na meya, umuyobozi w'akarere ka Musanze, nawe hari icyo yatangaje. Hari abaturage benshi ariko ntibanamwumvaga. Reka turebe amagambo ya meya Claudien Nsengimana, meya wa Musanze. Yavuze ati, abana barimo bakina umupira babona igiti
kishushanyije kikarema ibara, abana bavuga ko ari ishusho ya Bikira Mariya. Inkuru barayikwirakwiza igera ku babyeyi kandi nta kintu na kimwe bishushanya. Hari hateraniye abaturage benshi icyo gihe rero kandi ari ibihuha. Muri make iyi nkuru si ukuri, niko meya we yavugaga avuga ko rwose ari ibihuha. Turebe itangazo rya Padiri Mukuru wa Busogo werekana umutwe ati itangazo rigenewe abakirisitu bose ba paruwasi ya Busogo. Nyuma y'inkuru yasakaye nyuma y'inkuru yasakaye kuva ejo bundi kuwa gatatu no ku ishuri rya GS Rwinzovu habaye ibisa n'amabonekero. Padiri Mukuru wa paruwasi ya Busogo aributsa abakirisitu bose ibi bikurikira: ukwemera kwacu gushingiye ku nkingi eshatu, ari byo ibyanditse bitagatifu, inyigisho z'ubuyobozi bwa Kiliziya ndetse n'uruhererekane rwa Kiliziya. Hakaza ingingo ya kabiri yanditseho bati gukurikiza umurongo wa Kiliziya ndetse amabonekerwa yemerwa na Kiliziya amaze gusuzumwa ndetse agasuzumanwa ubushishozi, hamaze kureba ubutumwa bw'ayo mabonekerwa, akareba abonekerwa niba bafite ubuzima buzira umuze mu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, ndetse no kureba niba ubutumwa bwatangiye bumwe bwaragize uruhare mu myitwarire myiza y'abakirisitu. Rero yavuze ko tugomba gusengera ahantu hemewe kandi hafite umutekano uhagije. Bityo rero Padiri Mukuru arasaba abakirisitu bose barangwa n'ubushishozi mu kwemera kwacu, twirinda ibihuha, twirinda gutanga ubutumwa butera abandi urujijo ndetse n'ubwoba. Arasaba kandi kwirinda gusengera abantu ahashobora kubashyira ubuzima bwabo mu kaga, tugakomeza imirimo yacu mu ituze. Ibindi tubiharire Kiliziya nk'umubyeyi utureberera kandi udufasha gushungura no kumenya ibiri muri ayo mabonekerwa bigamije umuhamagaro nyakuri Kristo agenera Kiliziya, cyangwa se n'uw'abatagatifujwe be. Akakubwira ati uzagenda usome muri gatigisimu ya Kiliziya nimero 33. Iyo nimero ndumva twaranayivuzeho mu biganiro byacu byabanje, twebwe nka Izarakiza dufatanyije na Padiri Tuyishimire Patrice atwigisha gatigisimu ya Kiliziya yose, ndumva tugeze kuri nimero 197 ahari. Rero iyo bita tugeze mu byo bita ndemera Imana. Rero bityo ndabasaba ko mwese mwagira mutya mukajya kureba ibyo bintu, mukareba ayo masomo mukayiga mukayamenya, hanyuma tugakomezanya. Naho iby'amabonekerwa reka tubiharire Kiliziya, murabizi niyo nkingi izatubwira niba koko ibyo yabonye ari byo. Nk'ubu urabona hano hasi abantu benshi bagiye babiteraho komantere, gusa reka tubiharire Kiliziya, turebe aho izafata, uruhande izafata nibwo tuzajyaho natwe, kandi tube abakirisitu beza dusengera badashyira ubuzima bw'abaturage mu kaga, natwe batadushyira mu kaga nk'uko mubizi. Hanyuma mukomeze mugire amahoro. Niba utarakoze subscribe, abantu bari hasi ukore subscribe, ukore share, ikunde, kugira ngo n'ubutaha tujye dukomeza tubane, kandi nibwo bufasha muduhaye n'inkunga ikomeye.